mwaramutseho mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho hirya no hino hano kuri televiziyo yanyu ya Buganza TV. Impamvu tubabwira ngo ni televiziyo yanyu nuko ari mwebwe mudahari ntitwaba twicaye hanga. Muri iki gitondo rero cyiza uyu munsi tugiye kuganira ni muri cya kiganiro cyacu cya bitaha iwanyu. Ese mwebwe bimeze bite, mubyumva mute, bimeze bite, mubibona mute? Abajene bagiye batandukanye hirya no hino. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti kubera iki abana bari munsi y'imyaka cyangwa se abana bari mu gihe kitari cy'ubukure aribo bakomeje kwiganza cyane mu mico mibi. Ese wowe ubyumva ute, ubibona ute? Usanga abana bato aribo bakatakata hirya hino hino mu mageto, usanga abana batoya aribo bari kunywa inzoga batujuje imyaka y'ubukure, sibyo? Usanga abana bakiri bato aribo bakomeje kugira iki, kwiganza mu buzererezi. Harimo nuko benshi bakunda guta amashuri n'ubundi bakiri bato. Muri kino kiganiro rero tuzindukanye nanjye ni P1 afatanyije na niyo P1. Tukaba dufite n'umutumirwa wacu aratwibwira. Murakoze. Amazina yanjye ni Riza. Inde? Riza. Egera mikoro utubwire. Riza. Riza. Riza, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ngira ngo Riza nkuko mumubona ni ngo musigaye mwaka ko babita abana. Abangavu. Abangavu. Ese kuki iyo babita abangavu mwumva ari byo bibanejeje kuruta kubita abana? Impamvu twanga ko batwita abana biterwa n'impamvu runaka. Urabona njyewe ni example turi kumwe turi mu muhanda nkahura urugero wenda n'uno muhungu wundi uyu nguyu yansuje akanyita umwana turi kumwe byambabaza. Kubera iki byakubabaza rero? Ubwo nyine impamvu nawe urayumva. Uyu uratubwira nyine kujyana abakurikiranye Buganza TV, hari n'abandi wenda bari mu kigero cyawe bo bitababaza cyangwa se nyine bumva nta kibazo kubera ko n'ubundi baba bakiri batoya bakirerwa n'iwabo, kandi umwana iteka ryose. Rega natwe nuko hari n'abakuze iyo bageze imbere y'abandi bantu baba ari abana. Iyo bageze ku mubyeyi ngo burango niyo waba ushaje kuri papa wawe nawe witwa umwana. Uri umwana. Ese bibabariza iki mwebwe? Aho ngaho ukuntu nabivuga, ubundi hari ikigero umuntu ageramo bita adolescence. Yego. Iri kuri 18 wenda kumanura. Yego. Under age. Ukuntu bimeze rero iyo myaka ni hahandi umukobwa iyo ari muri adolescence aba yumva nyine ari we muntu uriho. Yego. Akumva niwe urebwa, akumva niwe ukeneye kwiyitaho buri tuntu twose. Yego. Makeup hafi aho, gusiga inzara, ibintu byinshi cyane. Rero ubwo iyo umubwiye ngo ni umwana nyine aba yumva uri kumubangamira. Nta mwana witera makeup. Yego. Ese ku bijyanye n'imico mibi ubusanga abana bakiri bato aribo akenshi biganje mu ngeso z'ubusambanyi, bamwe na bamwe bagenda bagaragara yuko baterwa inda babyita ngo ni inda zitagejeje igihe. Harya niko inda ziterwa abangavu. Kuki havaho inda zitateganyijwe? Erega buriya ntabwo babyita inda zitateganyijwe kuko buriya ngo umuntu ateganya ikintu ashaka, ahubwo ni inda ziterwa abangavu cyangwa se inda z'imburagihe. Ese kubera iki baterwa inda z'imburagihe? Ugasanga urabona ni abana biganje muri ya myaka itari y'ubukure, ugasanga bari munsi y'imyaka 18, 12, hari nabonye na 11 nabo baratangiye kugana iyo imico itari myiza. Ese hari abagana iyo mico mibi ugasanga babivaniyemo gutwita inda z'imburagihe, sibyo? Noneho abo nabagaragaye
abataragaragara ni benshi kuruta, sibyo? Ese nkawe nk'umwangavu ubona ari iki kibitera muri rusange? murakoze. Ikintu mbona gitera izo nda zitateganyijwe ziterwa abangavu, hari igihe biterwa n'ababyeyi, yego, hari n'igihe biterwa n'imico yawe bwite, yego, kaduhere ku babyeyi. Ubu nta kuntu wambwira ngo mama wawe yirirwa, babita indangamirwa, yego, ntabwo wambwira ngo mama wawe yirirwa ku muhanda akawuraraho, umbwire ngo umwana nawe azakura ate. Yego. Icya kabiri, buriya abakobwa, kamvuge ku bakobwa, abakobwa tugira utuntu twinshi tudukurura. Yego. Hari ukuntu ubwira umubyeyi ati ndashaka padi, yego, urayizi, ukamubwira ati ndashaka amavuta. Icyo gihe iyo umubyeyi abikwimye, hari n'igihe abikwima abifite nawe ubibona. Yego. Icyo gihe iyo abikwimye nawe ujya kubishaka. Muri kwa kujya kubishaka rero nibwo ugenda ukajya kubishaka, kandi nta wundi muntu waguhereza ibyo bintu, urabizi, ni abasore cyangwa ba sugar daddy. Abasore nkeka ko nta musore wakwikura amafaranga arenze 3,000, 4,000, 5,000 bagiye kukugurira ibintu ukeneye. Oya, nese ni musaza wawe. Ahubwo ndabizi nta musore wabyikura ngo agiye guhitikira runaka, agiye gufata amafaranga yakore mu ikofi ayahe runaka. Ahubwo hari abayafite. Na musaza wawe ntiyayaguha, nazwe. Hari abantu bakuru, nicyo nashatse kuvuga. Abantu bakuru nibo bemera gutakaza ibyo byose. Akenshi ntago iyanda uba watewe, ntago usanga ari umuntu muri mu kigero kimwe, nta nubwo basanga ari umuntu wayimuteye ari wa muntu wo mu myaka 20, 15, 18, 30, ahubwo usanga ari muri 45, 50. Muri make ni ba sugar daddy. Yego, mugana kwa ba sugar daddy. Ntago ari wowe, ntago ari wowe utaza kundeba nabi, ntago ari wowe ndikubwira. Imperana niyo parabyumva ate? Nta bantu mwigeze muhura bari under age bagana ukuntu kwaje? Ibyo ni ibisanzwe, naho tugenda dukata mu nzira tubasangamo. Yego. Ese ubona biterwa n'iki? Ngira ngo nk'uko uyu mutumirwa wacu yatangiye abivuga, akenshi ubusanga ari ikibazo, hari ikibazo gituruka ku babyeyi. Yego. Ugasanga nk'uko yagiye abivuga, umubyeyi ari muri ba bantu babona ubuzima ari uko bicuruje, kandi afite umwana w'umukobwa uri muri cya kigero cy'abangavu. Yego. Uwa mwana niba wa mubyeyi yacyuye umugabo, ejo agacyura undi, uwa mwana ya shusho y'umubyeyi niwe wa mwana yigiraho. Yego. Ugasanga na wa mwana yumvise ko kuba wabangikana abantu gutyo ntacyo bitwaye, nawe agatangira kubinjiramo, cyane ko abazi ko wa mugabo winjira iwabo atari se, akumva ko byanga bikunze nawe agomba kugira isano agirana n'umuntu w'igitsina gabo. Yego. Kandi wenda kubera ko abazi ngo umubyeyi w'amaramuka yakura hariya, ntarabona yinjije umwana umusore w'imyaka muri 17, 18 gutyo, na wa mwana ibitekerezo bye bimwereka ko kubera ko Mary we nta mwana azana mugenzi we, cyangwa se nta musore uri mu myaka yo hasi azana, na wa mwana yumva ko ba basore bari mu myaka yo hasi nta mafaranga bagira. Ngira ngo umwana cyumva ko nyina ikimutunze ari ya mafaranga ahabwa n'abantu yinjiza iwe. Yego. Umwana nawe najya gukenera ikintu ahita amenya yuko hari imari. Hari imari igomba kumuha ikamugaburira. Kandi agendera muri cya kigero umubyeyi we yinjiza, kubera ko ababona ari cyo cyishyura amafaranga afatika. Yego. Nk'uko hagiye naho bivuga ko umusore burya ntabwo abasore bafite gahunda z'ibintu bashaka kubanza bashyira ku murongo, kugira ngo babanze biyubaka, bubaka ubuzima bwabo butegura ejo hazaza. Yego. Rero ntabwo uzaba uri umukobwa ngo usabe umutipe amafaranga
akiri kwiyubaka ngo ayaguhe ntibyakunda. ariko wa musaza warangije gutegura ibyo byose uvuga ngo ndi gutegura kwipfira uwo arayaguha kumva ko nta kibazo bimuteye. Yego. kandi sinzi ikintu abantu batabona neza ko bari abasaza bakora biriya bintu cyangwa se bari abantu bakuru, nta ubuzima bwabo ntabwo tubwizera neza. Yego. ntabwo tubwize kubera ko aba ari ingeso, ava kwa naka ajya kwa naka ajya kwa naka, abamushukisha bya kandi bindi yamaje kuro. byanga byakunda abantu uhura nabo ntabwo haburamo n'ukwanduza indwara nyine zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Yego. Yeah. Aha, urampera umutumirwa wacu. Ese nkawe nka bake ubasha kuba wabona hirya no hino, ndakeka ntago ari ubwa mbere waba ubabonye. Hari ingero nyinshi se? ingero ziba ari nyinshi. Mu bo wabonye nibura ukaba wavuga ati wenda hari igihe biterwa n'imyitwarire y'ababyeyi babo. Ese niyihe nama nyirizina, dusoza kino kiganiro, niyihe nama nyirizina wabagira? murakoze. Inama nabagira ya mbere, Yego. kwirengagiza. Kwirengagiza ni inshuti iruta izindi. Yego. Icya kabiri, kunyurwa. Yego. no kutaririkira iby'isi cyane. Irari naryo riri mu bintu ritera characters mbi mu muntu. Yego. Inama nabagira muri make ni ugushima nyine bakanyurwa uko bari. Yego. Ejo hazaza umuntu uzaba atarize bizaba bihagaze bite? Sibyo? Ejo hazaza umuntu udafite utarize, udafite amashuri, bihagaze bite? Sibyo? Rero umwana mutoya ntatekereza icyo kintu, agahita avuga ati ngereka nkore remove, agahita akora drop out. Iyo akoze drop out ahita aza hanze muri bya bibazo by'isi akiri muto, agatangira guhangana akiri muto. Umwana uri munsi y'imyaka 18 umaje guhura n'abagabo barenze 8, 9, 10, urambwira ngo mu myaka igeze muri 30-25 bizaba bigeze hehe? Niyo pi reka banza tubwira afite icyo yongeraho. Ngewe ubwo mukobwa ugeze muri iyo myaka yararyamanye n'abo bagabo 8, ni hahandi muri kino gihe basigaye bashakana bakajya gutera igikumwe ukumva ngo wakoze divorce. Yego. Nanone ntagashima, ntago ashobora gushima umuntu umwe. Yego. kuko aba yaramenyereye benshi. Yego. Akamuhe nawe no kuvuga ngo nkuko wari ubivuze, Yego. umukobwa cyangwa se umudamu winjiwemo n'umuntu runaka, Yego, hari akantu amukuraho k'ishusho, byanga byakunda ya shusho ikunda kugukururira gusubira kuri wa muntu uwabaye uwa mbere ukaryamana n'undi wa kabiri. Nawe wa mukobwa hari indi shusho nayo amukuraho izatuma izajya imukururira nanone gusubira kuri uwo muntu. Ugasanga umuntu uryamanye n'abantu 7, iya shusho byanga byakunda imukururira guhura na buri umwe muri bo, igenda imuzengurukamo. Ari handi bavuga ngo aho yaciye ntihaca urwango. Iriya shusho rero niyo ushatse umugabo ugifite ya shusho mu mutwe wawe ikigukururira guhura na ba bantu, byanga byakunda viziyo yawe cyangwa se future yawe iba yarangiritse kera. Hari ahantu nagiye mbibona kenshi nk'umuntu ari gutukana, ari ukuntu abantu babana bagirana amakimbirane, ukajya kumva umugore arakubwiye ngo n'ubundi ngo wowe ngo mbona ntazi ngo ubundi umugabo ni naka. Umugabo avuze ugasanga ari muri ba bandi n'ubundi babanye muri bwa buryo. Angira ngo ejo bundi nabwo mu kiganiro twakoze twabigarutseho, aho bigoranye kugira ngo nicyo nagiye kuvuga, bigoranye kugira ngo tuzahitemo abo tuzashyingiranwa nabo. Abagabo bigoye cyane ko bazabona abo bazashyingiranwa nabo, kuko usanga uwo ajya gushyingiranaho amaje guhura n'abantu barenze 40, agifite ya shusho yabo muri bimukururira kongera guhura nabo. Ari nayo mpamvu hari amakuru yigeze gucishikana mu minsi yashize,
y'umuntu bita Emeline Shang yafashe icupa rya Heineken rwose ryose akajya ryinjiza mu myanya y'ibanga yiwe. Iyo shusho uribaza niba yinjiramo mugabo wowe uri iki kuri we. cyane cyane ubusanga iriya shusho ariyo akenshi na kenshi ituma abasore batifuza kuba bazana abagore. Cyangwa se ku muhanda ugasanga wa muturanyi wawe acururiza ku muhanda ni indangamirwa. Yego. Ukibaza nuva nka Ngororero cyangwa i Rusizi ukagongana na wundi ukora ibyo bintu ngo umushyize mu rugo kandi tayarara afite ishusho y'abantu benshi yahuye nabo byanga byakunda yarahanyuze n'ubutaha nta rwango rwaca yahanyura. Rero njyewe turi kwanzura kuri iki kiganiro cyangwa se kuri no topic, impamvu nyamukuru nge nsigaye mbona nkuko twabigarutse mu minsi yashize, ntago ababyeyi bagikanira abana babo. Ntago ababyeyi bakita ku burere bw'abana babo. Ntago bakivuga ngo ese ejo hazaza h'umwana wanjye bimeze bite, kabone niyo naba narahuye na buno buzima butari bwiza, ese ejo hazaza h'umwana wanjye nabwo buzamere nk'ubwanjye. Ibyo ntago bakibitekerezaho, bahugiye mu by'isi muri hirya no hino, ugasanga ireme ry'uburezi ryarangiritse. Naho tubohereje mu ishuri, ku ishuri aho bagiye ku ishuri nabwo nicira nikubite bebe mwana nitumukubita arahita afungwa. Urumva icyo kintu, aho turereye mu rugo wapi, aho twohereje ku ishuri wapi. Ugasanga rero ni ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo icyo twasoza twanzura nuko ababyeyi baramutse bashyizemo imbaraga bakavuga bati mwana nkufata saa 12 urahura n'ibibazo, mwana ningufata hari ikintu runaka wazanye gitandukanye nuko nkuzi ni ibibazo. Wa mwana azakurana cya gitsuri avuga ati ibi ni bibi, sibyo se? Ibyo rero byose nibyo bituma tugomba kugira ireme ry'uburezi ryiza, tukagira n'uburere bwiza bw'abana, ndetse n'ejo hazaza tukagira umuryango ufite umuco, ufite ubuzima buzira umuze. Ariko tukiri kuri iyo ngingo, twabonye ko hari aho ababyeyi badatanga uburere buzima, wenda no ku ishuri ugasanga byagenze uko. Ariko njye icyo nakangurira abana ni ukwegera bariya twita abakangurambaga burungano. Ubu usanga kenshi na kenshi bagiye baba barimo nko mu bigo by'urubyiruko, naho mu midugudu usanga bagiye babamo. Rero dusoza twabwira ko ibyiza biba biri imbere, mwangavu, ibyiza biba biri imbere. Kabone niyo waca mu bigoye, kabone niyo wakiga bikugoye, ariko buriya ejo hazaza umuntu ku giti cye niwe ubasha kuhaharanira. Ejo heza he niwe ugomba kuhafata mu biganza, nkuko tuvuga ngo ejo hazaza hacu hari mu biganza byacu, sibyo? Niyo pi nibyo. Ngira ngo tutaniganye ijambo umutumirwa wacu nawe yagira icyo avuga. Impamvu nuko tuba twazanye ibyo turi kuvuga, batagira ngo tuba turi kubeshya. Uyu ni umujene, ni umwangavu, nawe hari byinshi yibonera n'amaso ye. Dusoza rero nagira icyo atubwira kugira ngo dusoze kuri ino ngingo. Murakoze. Nanjye ikintu nakongeraho, ibyiza nyine biravuna. Uba ugomba kuvunika, ukihangana, ugakora, ugashikama, ukarwana, kuko ino si ntabwo wabasha kwibamo utarwanye, udahanganye, nta nubwo bishoboka. Uba ugomba guhangana, kandi ikindi ukamenya kuvuga data say no. Nimba babita sugar daddy, umuhuriye mu nzira akakubwira ati ngwino nkubwire data say no, mubwire ko bitashoboka. Umenye guhagarara ku ijambo ryawe, ubundi iyi si uzagera kure, ujye mu mahanga, ukomeze no mu bindi bihugu. Dusoza rero twakisabira namwe bakunzi muri hirya no hino, ese mwebwe murabibona mute? Ese murabona ejo hazaza h'urubyiruko hahagaze hate?
wowe nihe nama wagira abo bana? Nta yindi ni ukujya muri komenti ugatera komenti ukavuga uko bibona, n'undi wese unyarukiye kuri kino kiganiro akabasha kubona izindi nama zigiye zitandukanye. Rero reka tugicumbikishiriza ahangaha. Mwari kumwe nanjye P1 afatanyije na niyo P1. Umutumirwa yari Riza. Ciao ciao, Isla Vista.